uyu ni umwambaro nari nambaye ngira ngo urabona ko hano imbere akantu sigajemo harera de ariko kubera ko mpuye n'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport hano mu karere ka Bugesera azi Rayon Sport ariko kubona yambaye gutya bitumye ngewe numva naho nagenda ntambaye ariko uyu muntu akaba yambaye neza uko mbishaka banza ukuremo kuramo ibyamvagara nkwambike neza wow urabona ko uyu muntu urabona adasa neza uyu muntu asa neza kweli ahangaha turi rero ni mu gasantere ka Nyabagendwa akaba ari agasantere mubona ko gasa naho kaba gashyushye muri rusange yaba abamotari abacuruzi ndabona aho bacuruza amanyama matera mani ikomeye mani igira neza iyi match nirangira Nyagasani Rayon Sport yitsinze mpigiye umuhigo imbere yawe ko nzasura abarwayi bari mu bitaro bya CHK badafite ubagaburira badafite ibyo bintu bibatunze Nyagasani ndagusabye kugira ngo uduhe gutsinda derby ibyo nubikora ku munsi wo kwa mbere Nyagasani ntitaye ku bukene naba mfite nibazo bindi byose naba mfite ibyo nubikora nzasura abarwayi mu bitaro bya CHK. Yes, ni Bar 44 podcast twari twicecekeye tugenda tubereka bice bitandukanye byo mu muhanda kuva za Kicukiro turambuka twinjira muri Bugesera none ngo twinjire mu mujyi wa Nyamata mu karere ka Bugesera nta muntu wari wemerewe kuvuga nta muntu wasepfuraga mpaka dusohotse mu mujyi wa Kigali tukinjira mu mujyi wa Nyamata muri no modoka ndi kumwe n'umuntu wanyu ariko ntago ndi mubereke tukiri muri kaburimbo cyo kora wenda mwamwumva ariko ntago muri bubashe kumubona tutarava muri kaburimbo ndashaka kureba cyangwa se kumva cyase namwe mukibonera niba ibyo avuga n'ibyo akora atabiterwa n'ama etage nira mihanda irara yaka nazira kaburimbo cyashye nabara abakobwa bari mu mujyi wa Kigali ubu tugiye kujya ahantu kera twogaga rimwe ku munsi ahantu barira rimwe mu masaha 9 noneho turebe niba kuko ibyo ibyifi yikora mu mazi ari byikora yeze mu mavuta icyo kintu mukizirikana ibyabaye byose uko mwamwumvaga akenshi mukunze kumubona mu mujyi wa Kigali muri Kigali arabafite kugira naho bigenda bikambuka bigafata igihugu cyose noneho tugiye kwinjira ahantu inyombye itangira kuvuga mu masaha 11 ahantu izuba uribona twinjiye mu mujyi wa Nyamata murabona dore hano n'amazu hano hepfo niho hari gare turaza gukomeza tugenda tubereka bimwe mu bice bitandukanye tunyuramo ariko ako ngako nagira ngo mutaza kugira ngo ikiganiro cyacu kiri burage ariko ibyo mugiye guhura nabyo ibyo mugiye kumva ntago bisanzwe dukomeze urugendo. Yes, nkuko twabibabwiraga rero tukaba tugeze Ilziere akaba ari mu karere ka Bugesera haburaga birometero bike cyane ngo tugere ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi aho navuga ko mu byo twari twabasezeranyije twabwiye ko umushyitsi wacu mutari buze kumubona cyangwa se ngo mumwumve tukiri mu muhanda wa kaburimbo hari umuhanda wa kaburimbo urugaragaza umujyi cyane ahangaha rero tukaba turi mu muhanda w'igitaka ahangaha tukaba turi mu muhanda w'igitaka kaburimbo murabona hano hafi navuga ngo reka noneho nze mubereke mukozi w'ima
nyuma yo kumara iminota myinshi ntavuga ahantu nakugejeje se wahabonye nabaye ubuzima bwanshize ahantu wahabonye ndashaka ko barimo nk'umuntu nzi ahangaha ahubwo hari abantu bakuze hano hari abantu bakuze ndashaka ko umuntu ufite kamera cyangwa se umukameramani yerekana ahantu kandagiye igitaka ni cyinshi cyane ako nanjye inkweto nazanye irabyiteguye ahigera igitaka n'imvura wabibonye ahigera ibintu ni hatari noneho ngewe sinashaka ko hari ijambo uvugira mu mujyi wa Kigali sinashaka ko hari ijambo uvugira mu mujyi wa Nyamata sinashaka ko hari ijambo uvugira muri kaburimbo ndashaka ko uvugira ku butaka gakondo icyondo amazi isayo hafi y'imisundwe ahantu nk'aho ngaho Wasiri ikaze i Bugesera abantu urakoze cyane ba twe twaraburanye twe twarapanze inshuro nyinshi guhuza ariko bikagenda binanirana byari byarananiye gukora ibiganiro hatari mace bijya binanira rimwe na rimwe rero kandi uri mu bitaro serumu ikomereye nabi ariko niyaranje ndabishobora uyu munsi uyu munsi nihanganye ndabishobora rwose narakize ariko abantu bajyaga bavuga ngo Wasiri ngo biranga avuga ngo nuko bari ama etage ngo nibara abakobwa b'inzobe ngo bari mu mujyi wa Kigali uyu munsi uri tayari kuvugira mu Rukangaga uyu munsi ndi tayari cyane meze neza nta ribi meze neza nta ribi nese ari ikibazo kweri uyu munsi uri tayari kuvugira mu Marebe umunwa kutareba aho uri baturage b'Ubugesera bumeze mute ngo mwegere ikigo cya gisirikare ngo muri abafana ba APR bya hatari oya ufana wa APR reka ngo iri kote uhinduke reka ngo iyi jezi nambaye uhinduke ngwino nkubwire ngongeraho n'amafaranga ngwino nkubwire abafana ba APR kuki mugira ubwo ngwino nkubwire bose baba baratinye nta murebe hano hafi se nawe wamukura heza nta murebe hano hafi hano begera ikigo cya gisirikare hano n'uyu wambaye ubururu n'uwe ngo akunde Pierre ngo kuva yavuka batara abafana ba APR hano se nahageze nawe ufana wa APR naje kubisurira rwose ndebe ngwigira hino twe twabuze umufana wa Rayon Sport naze abatubwira itike se warayiguze ya derby itike warayiguze ntabwo ndayigura ariko ngomba urayigura ariko urayikeneye cyane rwose mu rwego rwo kugira ngo rero nisanishe n'abantu bari hano uyu muntu ngiye kumugurira itike ntabwo nguha amafaranga ahubwo ndaguha itike agure itike bayiguhe ndaguha itike yo kuzaza kureba match sibyo uri tayari kanze ndwane no kwita mbikora aka kanya uyu muntu mbanze muha itike kwaza ko abagenzi bazaba bagenda cyane kiragiza oya ngomba guparika hano mu karere ka Bugesera ngomba kuhava hari abantu nguriye amatike kuko iderby ikeneye abantu kandi ntabwo ikeneye abantu mu mujyi wa Kigali gusa dukeneye ko ibyiza bya Stade Amahoro bigomba kuribwaho na buri muntu wese kuko Stade Amahoro ni y'Abanyarwanda Wasirane yabatubeshyira umuntu ari adafana nta kibazo abyiyitiriye nta kibazo ariko se reka mbanze na zenye yewe ikipe yanjye niyo bita Rayon Sport noneho reka mbanze mwereke urabona hano muri system sibyo harimo ibiciro bitandukanye ariko hano hejuru kuri rimwe ubwo ni kugura itike no gukanda akanyenyeri 939 sibyo akanyenyeri ugashyiraho gatatu akanyenyeri ugashyiraho rimwe ugashyiraho urwego noneho uhita ubonamo imikino itandukanye ariko twebwe itike ngiye kuguha ni y'umukino wa Rayon Sport na APR sibyo noneho hano hejuru muri system hari agace twashyizemo kanditseho Rayon Sports Fan sibyo ubwo wowe nuza kuri stade bazakwereka abafana b'ikipe ya Rayon Sport bazaba bicaye kugira ngo nawe ube wicaranye nabo nagace kazaba kicayemo abakunzi ba Rayon Sport gusa sibyo ubwo reka twite twinjira muri system itike mite nyiguhereza ubwo n'abantu bakomeze bigurira amatike rero cyane abantu bakomeze bagura amatike ariko uyu we ngewe ni inshuti yanjye itike ndayimuha ngomba kuza mu gitondo ahubwo mu gitondo cyane zizindura hano saba abandi bafana benshi ba Rayon Sport barahari mama ari muri benshi barahari nuko bari kure cyangwa bahunze aka kavura kaguyemo gakeya cyangwa akavura kaguye abantu bajya mu buryo oya akavura kaguye kandi burarira gare sirireyo ara kuntu ritatse di wesha narese nk'umuntu ufana ikipe ya Rayon Sport mu bantu bara ntabwo uzi ufana ikipe ya APR mujya mukunda kujya impaka oya ntabwo ibikona byabura
kona ntabwo byabura. nta n'umuntu uri hano hafi ufana ikipe ya APR. Dore n'ubonewe. Urafana APR? Nese gafite ubwo? Afite ubwoba none se badafite ubwoba. So itice yawe namaze kuyigura ubwo igisigaye ntegereje ko bama confirmation message ndahita nyikoherereza kuri telefone kugira ngo uzabashe kureba match neza. Ese hari ikindi wambaza kweri? Asiri nta kindi pe. Itike nayiguhaye ubwo nukuzizira kwa gatanu tukaza kureba ibirori. Iyi sezo se nimero zawe 078 yego 53 zivuge zitavuga muri ntuza bakazitwara rwose. Kankwereke yanjye uhita unyandikira kugira ngo nyikoherereze muri message. Niwe wemera? Nimero yanjye ni iherwa na 83 ubwo uraza guhita umbwira. Nimbona confirmation message ndabona itinze kuzamo gakeya sibyo? Ubwo icyo ndahita nkora ndahita nyugo forwardinga gusa. Harya barimo gusubiki warawusubikishije byagenze bite? Uyu wo muri weekend? Uyu wo muri weekend urahari. Barabigenza batese. Baraza dukine nyine. Siko nta kundi. Ira stade ijyamo 45 700. Ese wari wayigeramo na rimwe? Ntabwo ndaza kuba. Iyi sezo sari match ya Rayon Sport wari wareba? Iyi sezo ari match ya Rayon Sport wari wareba? Ntabwo wari wazana rimwe. Voilà, ibi biranejeje cyane. Dembo urabona ko tugiye gufata umuntu wa mbere uri buze kureba match ya Rayon Sport ari ubwa mbere tugize n'amahirwe niwe tubonye. Ubwo nabandi turi buze kubona cyaza kugira tubahereza abandi. Ubu harimo intebe yawe i bookings. Irahari. Itegure. Oya. Yego. Ubwo wowe mukanya gato ninza kubona confirmation message nabonye muri system hari ukuntu biri kujya bitindamo gake. Kamanze ndebe ko hano naba ntarayibona kugira ngo mpite mbikemura hakiri kare ntaza kwinjira muri case yo kuba nabeshya umuntu sibyo? Ariko kwishyura ko urabona ko namaze kwishyura. Yego. Ubwo igisigaye reka ndebe ko ariyo baba banyoherereje ninyibona ndahita nyiguhereza rwose. Kandi ntusibe kuza kunyibutsa. Oya ndakwibutsa. Nimero zose sinazibonye. Ahubwo se ikibazo kindi nshaka kukubaza mbere yuko nigendera ngo mbe nganira n'uyu muvandimwe. Abakinnyi ba Rayon Sport bose ninde ufitiye amatsiko yo kubona? Omar Nyinge. Uyu muyengo no mupeto ukunda gusimbura Adama Bagayogo. Cyane cyane. Yasimbuye ubundi ni ikipe ayibaye. Oya nta kibazo kirimo rwose. Na Forunganye se nta matsiko ufite yo kumubona? Ndamonde yafite neza ugira ngo mwaganiraga nimugoroba nibo bantu nabibonye. Nkeneye kubabona noneho mbareba n'amaso ku maso. Uzaza. No kuri ngo wayikaze muri Stade Amahoro. Urakoze cyane. Harya witwa? No kuzaraza amaguru hanze. Ubwo gahunda ni ku itariki 7 ego 7 sibyo z'ukwezi kwa 12 2024 azaba ari saa 10. Uzaza nukuri uzaza bizanezeza. Nuzambona ntuzasibe kunsuhuza nukuri. Tuzongere duhuze. Yego urakoze cyane. Yes. Abo rero wasiri wanyu mutwaye hano hepfo ku kiyaga ngiye kumushakira utuntu tw'amafi. Ngiye kujya amafi ameze neza cyane. Ewan wasiri urabona ko hano ari abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Uyu yagize amahirwe ne wa mbere duhuye mise muhereza itike kubera byarangiye. Ngize amahirwe yo gusanga ari umuntu imikino 10 Rayon Sport imaze gukina yayumvaga kuri radio gusa arayizi. Igisigaye nuko tugiye kumwinjiza noneho kuri stade. Ikipe urumva ko asanzwe ayiza Omar Nyinge, azi Adama Bagayogo, azi Forunganye, abakinnyi ba Rayon Sport arabazi. Icyari gisigaye rero hejuru yo kubabona nako yo kubumva agiye kubabona ababonere mu gikorwa remezo cyiza twahawe n'umukuru w'igihugu. Urumva rero ibyo bintu ni byiza cyane. Ubu rero uramfasha ninjire none ngiye kureba abakunzi b'ikipe ya Sport bahatari. Tujya gushaka agafi hano hepfo. Ngiye gushaka ifera hepfo ariko nkubitana n'umuntu umuhita iki. Ndashiraho. Wamanye ngo n'umufana wa APR? Ni imyenda wambaye gusa. Ni imyenda wambaye. Okay. Wasiri. Ako uyu muntu uri umukunzi wa Rayon Sport? Ndanagufite inyuma ya SG uri muvuga kuri match ya AP na Pyramide. Match yari nziza. Rero uyu muntu reka nkwereke ikintu ngiye gukora sibyo? Uyu muntu yambaye umupira mu bikwe kandi no mukunzi wa Rayon Sport sibyo? Ikintu ngiye gukora ngiye banza umbwire uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport? Nushaka mbwe 11 bose mbakubwire. Mbwira 11. Ukibasoza oya nta kibazo mbwira abakinnyi batandatu bari gukina muri Rayon Sport. Kadimu Ndiaye. Uwo numwe. Muhire Kevin. Babiri. Ashize yose? Oya. Hari Kadimu Ndiaye Muhire Kevin babiri.
ura Omari yego batatu we tuza Omborenga bane urakumva na Sefu batanu buzuye uyu ntago ngiye kumuhita iki uyu muntu Demba ngiye kumuha gift ni umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ariko bijya bibaho ko ushobora kuba umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ariko ukaba udafite ubushobozi ukaba wakambara umwambaro wose ubonye kubera ko ufite ikibazo cy'ubushobozi ntago naje mbyiteguye nta nubwo nari mbizi ko ndi buhure n'uyu muntu ariko ngiye kumuha gift ngiye gukuramo ijezi nambaye iyi urambara iki nta kindi kintu ndaba mfite cyo kwambara ndashyira ikote gusa nirishaka rize kuntwika kuko rirashyuha cyane ariko ngiye kumuha ijezi ya Rayon Sport kugira ngo nawe ajye ayiserukana azenguruke hano hantu hose aba bantu abereka umwambaro mwiza wa Rayon Sport sibyo urakoze cyane kuko nukuri ukuntu uzi ikipe ya Rayon Sport nukuntu wambaye umukara n'umweru birambabaje aya ndishimye ndi umufana wayo ubu ntaremera ko ubu ntago arabyumva ko jezi ndi buyimuhe ubu jezi ntaremera ko ngiye kuyimuha ariko ugiye kunyemerera ninjire mu modoka ntago nashyira inda yanjye hanze sibyo noneho ngende mpindure ndahita nza nguhe jezi yawe y'ikipe ya Rayon Sport sibyo bunambaye mikoro buganiriza uyu munyamakuru ndaje niko oya nta kibazo narese wari warebaho ikipe ya Rayon Sport kuri stade nayirebye mu mwaka wase ndi Musanze ku bworoherane yagiye gukinirayo uyu ramujya yadutsinze kimwe wagiye muri SMS Kigali Kigali cyangwa muri Police Peter Bervor yego nayirebye nongeye kwireba kuri peri irimo ikina na Etoile de l'Est y'Ingoma muri weekend se ntago waza kuyireba nimba n'ubushobozi nzaza uzahagera nabonye ari na hafi cyane ubu Rayon Sport nawe uri umwe mu banyamuryango bayo umwe mu bantu bayikunda cyane kuva kera nkiri umwana kuva nkivuka na papa nawe niyafanaga ninde mukinyi wayikiniye wumva utazibagirwa ninde mukinyi Cedric Hamis ntabwo wamwibagirwa yari ku rundi rwego Hamis muramwemera cyane none ufite igisore bita Bagayego munyamucyumva na Diana ariko Bagayego bizaza abaguruka cyane hari uwo bita Faringanya oya ntago yaruta Ruvumbu abana Ruvumbu nari n'umutoza bagirwa nk'abareye uri kufura ziwe okay ejo muri murabona match sizarangira gute ko ikipe ya PN nayo itinjizwa tuzayisubira bine ni foji tuzayisubira ni bine uvuze ngo tuzayisubira ni bine ikipe ya PN ngo tuzayisubira ni bine aperi maze kuri tinjizwa yamaye aho ibinga Rayon Sport maze kwinjizwa kanga muri iki gihugu ubu tuvugana Rayon Sport irayoboye ntiri ibanze kwinjizwa kangahe Demba rero sinjya nkora amakosa yo kubeshya uyu ni umwambaro nari nambaye ngira ngo urabona ko hano imbere akantu sigajemo harera de ariko kubera ko mpuye n'umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport hano mu karere ka Bugesera azi Rayon Sport ariko kubona yambaye gutya bitumye ngewe numva naho nagenda ntambaye ariko uyu muntu akaba yambaye neza uko mbishaka nuko byakabaye niba kibazo kuko umwenda urasa neza cyane bari amabara none se si kubyumva nawe nese urabona wambaye yishimye uko derby biri ahantu hose ikintu rero nshaka sibyo hari amahitamo abiri ngiye kumuha amahitamo abiri sibyo uyu mwambaro wa Rayon Sport urawubona sibyo ari ukuwuguha no kugusigira amafaranga ukaza kugura itike oya ariko reka ngo jezi nta yandi mahitamo umwambaro wa Rayon Sport umwambaro wa Rayon Sport iyi ni kit ya Rayon Sport iyi sezo Rayon Sport uyu ni umwambaro wayo w'iyi sezo sibyo kuba ari kureba uyu ni umwambaro wa gatatu wa Rayon Sport ibara ryayo rya mbere n'ubururu yego hanyuma akaza umweru urimo ubururu bwinshi niyo jezi ya kabiri sibyo jezi ya gatatu rero ni iyi ngiyi Kwesa collection yadukoreye iyi ngiyi niyo jezi yadukoreye sasa rero grand frère sinzi niba wowe kwitu yambarira hano ntacyo bigutwaye ntacyo bintwaye urambara turekamo nta kibazo banza ukuremo kuramo ibyamvagara nkwambike neza wow urabona ko uyu muntu urabona adasa neza uyu muntu asa neza kweli yego hanyuma rero ubwo ku munsi wo kwa gatandatu hari match nugira ubushobozi bwo kuhagera uzaza nta kibazo ariko niyo utabubona nta kibazo match uzayumvira aho uri Faringanya abantu myo mwese ngo azabaha ibyishimo nta kibazo sibyo ubwo rero usigare hano umwambaro wa Rayon Sport ujye wambara Rayon Sport igiye gukina sibyo
urakoze cyane. urakoze cyane Wasiri. Yego urakoze cyane. Ngewe mba n'umureyo twihebeye muri groupe. Yego urumva ko rero usanzwe uri umuntu wacu. Ubwo rero umwambaro w'ikipe ya Rayon Sport ubutaha nuzaza ndaza kugusengera ku byo ubutaha ndaza kugusengera kugira ngo jezi nizajya ziza ujye ubufite n'ubushobozi bwo kwita uyigurira noneho ahubwo sibyo kugira ngo utazongera kunkuramo imyenda. Sawa cyane. musigare neza Musigare neza rero. Tugiye gushaka gafi hano hepfo tureda tuza. Sawa. Urakoze cyane. Iriya jezi igaragaza ngahe n'ipantaro? Uti? iriya jezi bivuze ko ari iya gatatu yaje y'iyi sezo y'uyu mwaka yabihagaze ngahe kugira ngo abafana wenda mube mwazatuzanira tuyigure. Uyu mwambaro wa Rayon Sport rero ubundi ubusanzwe ugura ibihumbi 18 kuri uyu mupira gusa, ariko kubera turi gutegura derby ibiciro babimanuye cyane, iri kugura ibihumbi 15 ubu ngubu ku muntu wajya kuyigura ari we wese. Hari shop hano mu mujyi wa Kigali muri Chic. Iyo unyuze kuri uyu muryango wa MTN ni ugutambika gusa ku muryango ga 054 muri Gikundiro shop rwose zijeze za Rayon Sport zirahari. Igezeyo urayibona rwose. Kandi urumva ko ubiri kugura amafaranga make bakuye ibihumbi 3. Ubwo uzahagere kabisa. Ugomba kuhagera rero. Kwa gatatu mu gitondo uzaze. Match ndayireba. Urakoze cyane. Sawa Murakoze, ubwo turasubira turi kugaruka. Harabura nk'igihe kingana gute ngo tugere ku kiyaga? Okay. Sawa. Basirika dukomeze rero. Tujye ku kiyaga rwose numvishe ngo hari amafi ameze neza cyane. Turebe ko twahabona n'amafunguro. N'ibindi wakorera bidasanzwe. Icyo bita bidasanzwe igikorwa cy'umunsi. Ahangaha turi rero ni mu gasantere ka Nyabagendwa, akaba ari agasantere mubona ko gasa naho kaba gashyushye muri rusange, yaba abamotari, abacuruzi, ndabona aho bacuruza amanyama, amatera, imyenda imeze neza cyane ndetse n'amatelefone. Tugiye rero kumanuka ku kiyaga, ntabwo imodoka ibasha kugerayo cyangwa se biragoye kuba yagerayo, tugiye kugenda n'utumoto. Ubwo dukomeze tubane namwe, muracyari kuri Bar 44 Podcast. Yes, nkuko twari twababwiye rero tukaba twageze ku kiyaga, aho ku kiyaga cya Rumira aho tuje gushaka amafi. Naje kurobera uwo bita Wasiri. Udufi two kuba wishyushye umeze neza cyane witegura umunsi udasanzwe. Ikaze mu kiyaga Wasiri. Urakoze cyane. Ariko bagiye bangira inama bakambwira bati Wasiri menya koga nkanga nkinangira umutima. Ariko ngeze ahantu mbikeneye nibuka inama bangiriye. Nibuka inama bangiriye nanga kumva numva birankomereye. Ntago tugwa. Ariko niyo twagwa hano ni hafi. Kuhoga ntago byananira. Umva ko ntazi koga. Aho ntago hananira kuhoga. Wasiri, twakoranye urugendo ruhambaye, urugendo rwo kuva mu mujyi wa Kigali kugera iburasirazuba mu karere ka Bugesera. Ni urugendo navuga ko rwabaye rwiza kuri wo. Aho ugiye kuroba? Burayi ngese sinayibari. Buriya rero ntago nari nzi ko mu karere ka Bugesera haba abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bangana kuriya. Kugira ngo twagiye tunyura ku masantere menshi, hari aho byadukundiye ko duhagarara, hari naho twagakwiye kuba twahagaze, ariko turebye ku gihe dusanga
hari igihe bitakunda. Niyo mpamvu rero uru navuga ko ari urugendo rwa mbere rwiza cyane kuko nahuye n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, hari naho byabaye ngombwa ko ngura itike kandi bitari biteganyijwe. Naje hano ntafite gahunda yuko ntangira gutanga amatike, ariko nabikoze kubera ko nabonaga ari ikintu kiri ngombwa. Iyo ubonye rero hano hari abakunzi benshi b'ikipe ya Rayon Sport, byari ngombwa ko ari gift zimwe na zimwe ngomba gusiga kugira ngo nabo bamenye ko Wasiri yahageze. Ahantu Wasiri ageze ntago habura impano, ntago habura icyo bita zawadi. Twatamagana bavuga ngo ngurani Wasiri wamonye Wasiri banza babazi ko mfite ibiro nka 600. ngo niwe ariho numvisha bavuga ngo ni igikanu ngo ni iki ngo ni ese igikanu yakibonye gute nambaye ikote natekereza Wasiri wa 2018 ibintu biratangaje rwose. Ubwato buri kugenda cyangwa tuhagaze hano. Wasiri ni umwami ubu wamuhagaritse ahantu hamwe ariko biraryoshye wagira ngo barimo baragenda. Umva akayaga kundi umuntu utegura derby wese nta hantu yakabaye ari. Iyi ni lokale yawe ngera kuzanye muri lokale. Umuntu utegura derby wese nta hantu yakabaye ariko bana binani buke inyoni ziraririmba, izubura ribona uko rirenga, none nirijya kurasa ryo ubwo rirasirara cyangwa ubwo ni gutya rirasira hariya rikarengera hariya. Ibyo byose murabibona mwebwe abantu bari ku mazi. Ibintu ni byiza cyane rero. Nari nyirangije. Ese uri kuroba? Nari nayirangije. Uri kuroba? Ngewe uriya buriya narebye n'abandi Wasiri. Ese ubu amafi hano hafi abahari? Hano abo dufite uba hafi hano ku nkengero. Wanyemeje rero ibi bintu urabizi cyane. Ubwo igisigaye ni ukuza kumenya ngo ifura yirobanye izamukane tivanye mu kiyaga. Cyane rwose. Iyo ifi yibyaye ziza kubyarira ku nkengero. Ku nkengero hakuru utwo bita ingesi. Nitwo rero ingesi. Nitwo urashisha kunguka aba wayaruye. Tujyubamo adakaze cyane dushyize mu nyanya ugashyiraho ubugari. Natwo turaribwa. Tuba tugenda ntago bajonjora amahwa ko tuba tugenda cyane dufite ibara rifite discipline ntago iyo ugeze mu nkanka iyo ihwa ryagufasha ukira amazi y'inka ubu umwe mu bantu bari amahwa. Aho rero niho nangiye ikintu cyose kijyanye n'ifi kari akantu kagahwa kaba karimo ngatinya kubi. Mba mfite ubwoba bwinshi cyane iyo mbonye ahantu hari ikintu cyitwa ihwa rwose mba numva mfite ubwoba bwinshi cyane. Wasiri bwana nakurebye ndavuga nti Wasiri mu mujyi wa Kigali imyotsi myinshi, harimo urusaku rwinshi, i Kigali ubushyuhe bwinshi, kandi Wasiri akeneye lokale. Vuga ni Wasiri ka mu manure ku mazi magari, nta na piscine uya ubwo bari piscine twari kugarukira i Nyamata. Hari piscine nini mu Rwanda hariya kuri La Paris. Hari piscine nziza cyane rwose. Kuzana ku bwato gakondo tari bwa bwato bwa za Gisenyi bamujya mukajyana moto ubwo babibaho nza abantu batajyaga bamo. Noneho ngenda ndashaka ko ubanza ukumva kano kayaga ukananyinjiza muri match yo kwa gatandatu, match ya Tare, match y'104 igiye guza ikipe ya APR ndetse na Rayon Sport, match y'amateka. Ikintu cya mbere rero cyo kubanza kumenya abantu nibabanze bamenye ko mbere na mbere ikipe ya Rayon Sport nabivuze ko visezo yatangira ariko ubu bagiye kubona igipimo cya nyacyo cy'ibyo umuntu witwa Wasiri yababwiraga. Nabwiye abantu ko ikipe ya Rayon Sport nta kipe nimwe iri kuri ubu butaka bw'u Rwanda iri ku rwego rwa Rayon Sport. Ngira ngo wanzanye ku mazi kuko bizi ko nyatinya ngo banze upime n'igihe naba mfite ubwoba ko nagumya guhamya ibyo. Yewe nabivuze tuza ndongera mbigusubiriremo. Nta mupinzani ikipe ya Rayon Sport. Uravuga nabi ubwato buragwa Wasiri. Nta kibazo. Ibyo ni ibintu nanapfira. Niba waje kuntega amazi kugira ngo mpindure imvugo yanjye ibyo bintu ntabwo bishoboka. Ndi umuntu wanapfira ko ikipe ya Rayon Sport kuri ubu butaka bw'u Rwanda nta kipe nimwe iri ku rwego rwayo. Abantu baraza kubibona kuri uyu wa gatandatu bagiye kubona match idasanzwe iryoshye. Ngira ngo iki cyumweru gitangira ku munsi wo kwa mbere nagize amahirwe kujya gusura abakinnyi b'abanyamahanga b'ikipe ya Rayon Sport. Kuri kamera abantu babonye bake ariko nasuye benshi bashoboka. Abakinnyi b'abanyamahanga abenshi bamaze gusobanurirwa derby cyaricyo. Basobanukiwe ko hari umukinnyi wahoze hano mu Rwanda witwa Davis Kasirye. Yari umukinnyi nk'abandi bose. Yari umukinnyi usanzwe ubona ko azi umupira ariko match ya Rayon Sport na APR, match Rayon Sport yatsinzemo APR ibitego 4-0 ni match yahinduye ubuzima bwe. Bavuga ko kugira ngo wumve uburyo yari umuntu usanzwe ni umuntu Masudi Juma natekerezaga ko yamudropinga kuri iriya match. Kiryagiye abanyamahanga bari batatu hanyuma hari doubt ku bantu babiri bameze gutya. Hari umuntu witwa Kakure Mugeni Fabrice na Davis Kasirye agomba guhitamo umuntu umwe kugira ngo wumve ukuntu ibi bintu byari bikomeye. Ari umukinnyi usanzwe. Iyo umukinnyi w'umwataka bigeze kuri level yuko agereranywa na bamumvije se umusari amaringa
uranayitabye bwira umuntu uko ari abantu bari gutwika nyaboneka ibintu ntabwo byoroshye kugira ngo mvuge ukuntu Davis Katsirya ari umuntu usanzwe iyo uri umukinnyi w'umwataka bikagera kuri level y'uko umutoza wawe akureba akakugereranya n'umukinnyi wo mu kibuga hagati uhita ubyumva yari umukinnyi mbere ya derby yari umuntu uri hagati na hagati match ya derby yasabye umutoza ko yamukinisha azaho nyuma yo gutakamba cyane iyo match yamuhinduriye ubuzima ahinduka umukinnyi uremereye cyane muri aka karere yakozemo hat-trick yatsinze ibitego 3 muri iyo match now iyi derby nayo rero igiye kuba hari abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport batari bakonfirima ngo bashyire seal ku byo abantu bari kubona n'uyu munsi umuntu witwa Folnganya afite ibitego 6 ariko hari umuntu wihanukira akakubwira ngo afite ibitego 6 kubera ko yakinaga n'ikipe zidafite defense nziza well and good ibyo bintu hari umuntu ushobora kubitekereza akavuga ngo ariko uwo muntu nubwo turi kubara ko afite ibitego 6 mu mikino 6 uyu muntu hari igihe ashobora kuba ari gukina na defense zoroshye kandi wanamwumva uwo muntu avuga ibyo bintu wamwumva nta kibazo ariko iyi match yo kuri uyu wa gatandatu azaba agiye gukina na defense nta muntu uratera mu izamu ryayo yego ibitego 3 binjijwe ni iby'igihano n'impaga ni igihano ubu rero iyi match niyo yo gusiringa ni match yo gukonfirima ubwataka bwe niba ari umuntu wageze i Burayi niba ari umuntu wakiniye muri Morocco niba ari umuntu wabaye top scorer mu gihugu cya Senegal niba turimo turavuga ko uyu muntu ari umwataka uri kuri iyo level akeneye no gukonfirima kuri Grand Rendez-vous yaratsinze kuri match ya Kiyovu ariko ushobora kuvuga ngo Kiyovu icyo gihe yari imeze nabi ariko wibuke ko nibwo twari tubonye ikipe ya Kiyovu Sport yagaruye abakinnyi benshi twari twabonye yagaruye umuntu witwa Masengo Tansele defense yabo yari yagarutse yose ku buryo Kiyovu yari yahindutse ku kigero kinini iyo Kiyovu rero niyo yamaze no gufatisha ngira ngo imaze imikino 3 idatsindwa ubimaze imikino 3 idatsindwa yatsinze ibitego 10 muri Peace Cup match ibanza yatsinze match ya championnat ya Bugesera hanyuma yakoze na draw kuri match ya Rutsiro urumva imaze match 3 idatsindwa iyo Kiyovu rero niyo yagiye kwivugurura ariko yahereye kwivugurura kuri Rayon Sport abantu ntibakibagirwa igice cya mbere Kiyovu Sport yakina cyari igice cya mbere giteye ubwo cyo ku rwego rwo hejuru igice cya mbere cy'ubusa ku busa ariko iyo match yaratsinze yes ubu rero ikipe ya Rayon Sport igiye kwinjira muri derby igiye gukina match ya derby aho ikipe ya Rayon Sport imikino 6 iheruka ikina na APR iyi 6 Rayon Sport itsinzemo 3 kimwe cya kabiri cy'imikino yaragitsinze yego banganyije kabiri yatsinzwe match ni imibare ivugira ikipe ya Rayon Sport niba turimo turabara current form tutagiye muri kera habayeho tukaba turimo turabara sezishize cyangwa se reka twibarire imyaka kugira ngo bite byoroha tubura umwaka wa 2023 dushyireho n'umwaka wa 2024 kugira ngo bite byoroha hagiye gukinwa match ya 7 ndimo ndahamagara abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bose ndimo ndahamagara abanyarwanda bose mugiye kubona ikintu mutari mwabonesha amaso yanyu inkuba igiye gukubita muri saa 12 kwa gatandatu inkuba igiye gukubita muri stade Amahoro uyu wa gatandatu ndongera mpamagara abantu mbabwira ngo ku wa gatanu uyu wa gatanu ndi gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu mbahe exact score irabishushanyije mu mutwe wanjye exact ntago ari kuvuga ngo ni win oya exact score ibitego bizaboneka mu mukino wambwiye igitego cya Perse kizaba kiri ku mutware nyuma ukaba ari kunkopeza gusa oya ntago sindabivuga ubu ngubu ni ku munsi wo kwa gatanu nanjye ubu ngubu simbizi ariko ku wa gatanu this Friday uyu wa gatanu bizarangira kumbona bizaba bigoye byo ntuzaba uri kumbona ariko umuntu uzagirirwa amahirwe n'ubuntu byo kumbona uyu wa gatanu ndaba mfite inyogosho hano mu mutwe haraba handitsemo ibitego umubare w'ibitego umwogoshi wanjye namaze kumuteguza azi uko azabigenza icyo gihe ninjya kwiyogoshesha abantu bose bazaba bari muri salon de coiffure bazasohoka aba basiri ko watangiye uvuga ibi bintu wari uzi ko ikipe ya Rayon Sport izaba ikomeye uko cyangwa ibyo wavuze byagendanye n'amashaba birinda bikugeza ku mukino wanyu n'ikipe ya APR navuga ngo ufite uruvugiro iyi Rayon Sport
nkimara kubona umudefanseri twaguze witwa Omar Nyingi yari umudefanseri mwiza muri shampiyona ya Senegal ariko hari ibintu bibiri abantu bagomba gutandukanya yari umudefanseri mwiza bitari muri iyo sezo gusa yarakoze biri consistency sezirenze imwe mu gihugu cya Senegal ku buryo abanyasenegal bari bageze kuri level imubwira ngo please sohoka mu gihugu sohoka mu gihugu genda sohoka genda nuri umuntu wo gukina hano yego yari yongera imyaka 2 mu kwezi kwa kabiri muri AS Pikine kugira ngo wumve uburyo ari umuntu w'agaciro ariko bamurekurira Rayon Sport Rayon Sport bidinga ku meza umukinnyi yashakaga gusohoka mu gihugu baramworohereza nubwo yari yongereye amasezerano kuko ikipe ya Rayon Sport yari yagaragaje interest yuko imukeneye iramuzana kuva Rayon Sport iguze umukinnyi ufite amasezerano nabonye ko ibintu bigiye guhinduka si inshuro nyinshi uzabona Rayon Sport igura umukinnyi ufite amasezerano ukabona umukinnyi ufite contract mu yindi kipe Rayon Sport ikamugura si inshuro nyinshi uzabibona ikipe ya Rayon Sport ijya kuzana imwataka witwa Fall Nganya sahantu henshi nabivuze twari mu biro ndi kumwe noho zari umunyamabanga wa Rayon Sport Patrick Namenye uyu mugabo babanje kumuporopoza umukinnyi wakinaga muri Esperance de Tunis ariko y'abarizavu yari umunyasenegal nawe byanarangiye yagombaga kuza kubw'amahirwe uyu mukinnyi imvune yagize mu gihugu cya Czech Republic yakinaga muri second division byabaye ngombwa ko bamurekura bakimurekura Rayon Sport yamuguze ibizi neza ko arwaye bakimurekura Rayon Sport yamusamiye hejuru biba ngombwa ko uyu mukinnyi aza urebye izi transfer zose Rayon Sport yagiye ikora kugura umukinnyi mwiza nka Richard mu kibuga hagati umukinnyi ukiri muto kugarura safe kuzana umukinnyi nka Fitina Ombolenga izi profile zose ikipe ya Rayon Sport yari irimo iragura byatanze igisobanuro cy'uko hari ikintu kirenze icyo tubonesha amaso Rayon Sport ishaka Wasiri nakuzanya no kumazi nzi kwibugira ubwoba ari kurananiye umusare ntabwo turatera dushaka kudutera tugana mu musozo Wasiri kamusaba akantu kamwe saba nta kibazo uri inshuti yanjye kuva 2017 Gigiye kinini rwose aho kugira ngo uyu mukino kuko abafana ba APR aho bazagufatira uko bambwiye aho bazagucakirira vumbire zatumuka oya ni inshuti zanjye Wasiri mbabara urusengero uyu mukino ndakwinginze ibyo uvuga basi bizaba ariko bigenda nanjye nyamugo nashyira agatafari kandi mu magambo make mbabara urusengero umukino ekipe ya APR itazakugwa ndumwizera ndumukiristu w'idini rya Methodiste Libre au Rwanda nubwo nizera ko Imana yamaze kudiri ya match kare ariko ntago nabisuzugura kuko isengesho ni ikintu gikomeye yego sinasuzugura gusenga reka mbikore nta kibazo yego zenguhe rwose ndabantu ushyiraho n'utuzi tw'umusara ubunako iyo bandi pasiteri aki twubaha Imana dusenge n'umusare nawe nasenge umusare nawe twubaha Imana dusenge azo uruvana iyo kipe twigendere okay kadusenge Mana ikomeye Mana igira neza waradusabye ko mbere yo kuvuga ibyerekeranye nawe tubanze tuve mu bidatunganye banzo tweze ibyo byose twakoze bidatunganye Nyagasani amen nje imbere yawe rero ndi wa muhungu uwizeye Imana Silvestre nubwo niyise Wasiri ndabizi neza ku kinkunda nje imbere yawe nkwereka uyu mukino ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 2024 wagiye ugendana nanje wagiye ubana nanje ndakwinginze kugira ngo iyi derby kwa kundi wabanye na Rayon Sport Nyagasani kwa kundi wabanye na Rayon Sport mu mikino 8 itambutse yose Rayon Sport irimo iratsinda itinjizwa igitego ongera ubane natwe rero mwami ndabizi neza ko ubumenyi bwa mbere n'ubuhanga bwa mbere warabuduhaye tugura abakinnyi waduhaye abakinnyi beza warakoze ku bwa Faringanye waduhaye warakoze ku bwa Omar Nyingi waduhaye warakoze Nyagasani ku bw'ibyo byose wakoze ubu rero Nyagasani ngarutse imbere yawe ngushima ku bw'ibyo ariko ngwa n'ikindi cyifuzo cy'iyi match ya derby yishyize mu biganza byawe rero mwami bana n'umukunzi wese wa Rayon Sport bagura amatike ndakwinginze kugira ngo ubane nanjye Wasiri
ndakwinyize kugira ngo ubane na Rayon Sport yose twishyize mu biganza byawe ndagusabye kugira ngo wowe nk'Imana ubane natwe kuri derby iyi match nirangira Nyagasani Rayon Sport yitsinze mpigiye umuhigo imbere yawe ko nzasura abarwayi bari mu bitaro bya CHK badafite ubagaburira badafite ibyo bintu bibatunze Nyagasani ndagusabye kugira ngo uduhe gutsinda iyi derby ibyo nubikora ku munsi wo kwa mbere Nyagasani ntitaye ku bukene naba mfite n'ibibazo bindi byose naba mfite ibyo nubikora nzasura abarwayi mu bitaro bya CHK urakoze kubikoze mwami amen. Yes Basiri ntacyo narenza ku isengesho ntacyo navuga nyuma y'isengesho gusa nakwifuriza amahirwe masa ku wa gatandatu ndaje nkwe n'amazi y'umugisha ko nyine navukiye ku nyanja bane mpamvu nkunda hano nkanga ndaje nkwe amazi y'umugisha uzatware kuri stade ku wa gatandatu ugende utsinde mu izina rya Yesu. Urakoze cyane muvandimwe ngo tuzongere duhurire ku mazi twishimira intsinzi. Yes reka tubashimire inshuti bakunzi ba Ba44 podcast kikaba cyari ikiganiro twagiriye ku mazi magari cyangwa se kuri Muhazi mu karere ka Bugesera aho Wasiri nashaka gupima niba ibyo avugira muri etage yabivugira no mu bwato bw'indero ariko nsanze ntabwo bagira ibindi ngo muzabyibona kwa gatandatu.